katubasuhuze abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye. Abari mu bihugu by'Iburayi muraho, abarundi murakomeye, tubifurije gukomeza kugubwa neza. Nubwo abarundi mwagiye muhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, muhura n'ibibazo byo kuba amatora mutaratoye, ibyo byose nibyo mwagiye mutugezaho mutubwira ati nk'abantu dukunda ku Ntare Official, mwumve ko twabaye n'ikibazo gikomeye kuba tutarigeze dutora. Ntabwo twigeze mutora ngo mwajyaga muri biro ubundi mugatorerwa, urukumva ko ari ikibazo cyari gikomeye cyane. Abarundi batugomeje kubifuriza kugubwa neza n'ibyo bibazo byose mwagiye muhura nabyo. Noneho hakaziramo n'ikindi kibazo tubona kibakomereye muri no minsi, ubwo umukoloneli witwa Colonel Aroni ni umurundi ukomeje kwica rubozo, ukomeje kugira nabi abarundi. Uramuzi uyu ni umugabo twavuga ko ari umwicanyi n'ubundi wakoze ubwicanyi bugiye butandukanye ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dusuhuze abaturage bari muri Masisi, abaturage bari muri Rucuro, abaturage bari muri Rubero, abaturage bari muri Kivu y'Amajyepfo, abaturage bari za Pingani muri Warikare, abaturage bari za Kasheberi n'andi yagiye atandukanye, abari muri Walungu, abaturage bari muri Kabare, abaturage bari muri Karehe, mu mujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma, mu makartier yose. Naho Wazalendo babashije kugaba ibitero ndetse na FDN muri iri joro, ari hariya muri za Ngangi Turwa, za Katindo de, za Kiziba de, za Nyabushongo, hariya za Kumapera, hariya za Turunga n'ahandi mwagiye muhura no mu masekuse n'ubundi bya Wazalendo na FDLR. Mukomeze kwihangana, Imana irahari nacyo muzaba. Abaturage batuye hariya hafi ahantu bita za Nguru, muri za Ndete, za Katana, za Nyamaboko ya mbere, namwe ndabasuhuje. Abaturage bari muri kiriya gice cya za Gise, za Gahira, iriya muri Bashari Mokoto, iyo za Nyange zabibwe, namwe ndabasuhuje. Abaturage bari muri za hariya hakurya muri Sheferi ya Bwito, ni muri teritwari ya Rucuro, Sheferi ya Bwisha, namwe ndabasuhuje. Abari za Kanyabayonga mbifurije kugubwa neza. Za Rusamambo, Imana ibahe umugisha. Turaje rero kugira ngo tubagezeho amakuru n'ubundi. Hano nabonye ko M23 n'umuvugizi wayo, uriya porte parole wayo n'ubundi hari ibyagiye atangaza. Porte parole ntabwo bavuga ni porte parole wa M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo, ni porte parole wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ari we son excellence guverineri Bahati Musanga Erasto, bamwita Lumumba Kambere Muisa. Nawe nabonye agana n'abaturage hariya muri Stade de l'Unité kuri uriya mukwabo wabereye hariya mu mujyi wa Goma. Turaje rero ngo tubabwire ku mateka amwe n'ibyo Colonel Aroni ari gukorera hariya muri ya shamba aho bamwohereje, ariko noneho akabiryoza abaturage, akavuga ati abaturage mwanze gutora ishyaka ryanjye. Afite ishyaka nawe ryarimo, ni ishyaka yavuyemo n'ubundi yitwa FNL Paripehutu, yari yayoborwaga na Agathon Rwasa. Aravuga ati mwanze gutora ishyaka ryayoborwaga na Agathon Rwasa, munatora rino shyaka n'ubundi rya FDD, CNDD FDD, none baje kuna muri rino shyamba. Ati nanjye nzabagira nabi, kandi no nzajya mbona ari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye hano hafi ya rino shyamba, nanjye nyoboye rya Rukoko, nanjye nzabagirira nabi. Mwatangiye no kwica abantu. Ni umugabo umwe ngo usanga umugabo n'umugore aho bari hafi y'ishyamba bagiye mu mirima, akababwira ati nimusambane, yarangiza we wenyine akabafata amavideo y'urukozasoni kugira ngo ayerekane n'ibyo bintu bimushimisha. Rukumva ko ari umugabo w'inkozi y'ikibi. Muri teritwari ya Masisi rero reka tuhatangire tuvuge ama update n'ubundi twavuga ahari, nuko muri teritwari ya Masisi muri kiriya gice uri kwerekera muri za Gatoyi, ni igice hafi ya za Kinigi, hirya za Kibabi, iyo bita za Cyugi n'ubundi Wazalendo, ndumva ko ari Wazalendo n'ubundi, bamwe arabo kwa Kigingi, abandi arabo kwa Badelta, abandi bakomoka kwa Matata, bari kuza gushaka kugaba ubutero kuri M23 zideployinze hariya. Ariko amakuru y'ibinyoma agenda avugwa, ugasanga abantu ku marezo sosio bya binyamakuru bya Wazalendo info, bya binyamakuru bya Wazalendo bavuga bati no baje kwataka igice, donc bafashe Rubaya. Iyo namakuru agenda avugwa, ariko ubona yuko avugwa ari ibinyoma. Ikintu cyo nababwira nuko muri Nyamaboko ya mbere, iriya za Ufamandu ya mbere, Ufamandu ya kabiri, hafi uri kwerekera mu ishyamba n'ubundi uri kujya muri za Warikare, iyo kure cyane rwose uvuye za Rubaya cyangwa uvuye hariya za Kibabi, ariho hari kuvugwa imirwano nayo idakomeye, kuko M23 iri gukomeza gusunika ikubita
ishwanyaguza za wazalendo ziherereye hariya, itwika defense zabo, ariko wazalendo bagakomeza kwigamba bavuga yuko bafashe ibice, donc bari kwegera no gufata Rubaya. Kandi ngenda kubwiza ukuri ko ni ibintu bitapfa gushoboka kugira ngo wazalendo na FDL na FRDC ndetse n'abarundi bazabashe kongera kwisubiza iriya centre ya Rubaya. Biragoranye, ni ibintu bitapfa gushoboka, ni ibintu bitapfa gushoboka, ni ibintu ubona rwose ko bitapfa gushoboka. Hariya muri territoire ya Masisi n'ubundi muri sheferi ya Bashari, muri groupement Bashari Mokoto, n'ubundi ni hariya hafi ya za Karembe. Mama 23 ikomeze kwa advancinga, n'ubundi iri gutwika bimwe mu birindiro n'ubundi bya za wazalendo hariya muri Bashari Mokoto, bikwerekera ya za Nyange, ndetse no hasi uri guturuka Karembe, kuko mama 23 irazamuka iri kuva Karembe, abandi nabo kamanuka bari kuva za Nyange hejuru na za Rwamwa, abo nabo muri mama 23, abandi bagaturuka muri kiriya gice cya Gahira, n'ubundi bamanuka bari gusukuma ziriya nterahamwe ziriyo, ziri kumwe nabo kwa bariya bose ba Jean Marie n'abandi bagiye batandukanye, n'ubundi bari gufatanya nawe ariwe uriya mutwe wa Nyatura abazungu. Urumva yuko ari ikintu navuga n'ubundi gitangaje, kumva ko basigaranye agace bameze nkaho bari muri sinzi uko umuntu yabivuga, kuko nta bwinyagamburo n'ubundi umuntu yabone yabahereza hariya. Muri ijoro twabivuze n'ubundi hariya muri Goma, murabizi ko muri kiriya gice cya uvuye muri za Mutaho yo hejuru za Nyakagina, n'ubundi habashije guturukamo ibitero bya wazalendo na FDLR baje kwiba abaturage hariya mu mujyi wa Goma. Baraza binjira muri hariya za Kiziba, baraza Kiziba ya kabiri, baraza hariya za Bugamba, Bugamba ya kabiri, baraza muri Katindo de, baza hariya muri Ngangi Turuwa, babasha kwinjiramo za wazalendo. Ku makuru ariho rero harimo wazalendo bamwe bafashwe, bagira nko muri 3 muri abandi babashije gusigara. Ikindi kiyongeraho nuko mu mujyi wa Goma nijoro murabizi ko muri iki gice mu gitondo habyutse hari umukobwa hariya muri quartier Mabanga. Uwo mukobwa wagerageje gufata bamwe mu nsoresore n'ubundi zakoranaga na wazalendo, ndetse na wazalendo aba FRDC ndetse n'aba FDLR, bose babakubise moja mbiri inde babajyana muri stade de l'unité, aho niho bagiye kujonjora aba wazalendo n'abatari baza wazalendo, donc les malfrats n'abandi bafite donc babazima, ariko bamwe babarekuye abandi barabagumana, ku buryo bashobora kubajyana hamwe. Bagomba kugenda bakamenya ati icyatsi n'ururo, bakagenda bakamenya ko bitandukanya hariya muri Sud Kivu. Mbere yuko tuza kujya kuri mu Colonel Aron muri Sud Kivu, hari hafi ya za Katana n'ubundi muri Kabare, ahantu bita Ruhihi, muri ano masaha n'ubundi ari kuvugira amasasu Ruhihi, kuvugira amasasu mu nkengero za Ruhihi, bivuga ko ari za wazalendo n'ubundi ziriyo hakurya, ziri guturika muri parike ya Kauzi Biega, zashakaga kongera kugaruka. Ariko twaje kubabwira yuko ku makuru twaje kumenya yuko ziriya za wazalendo n'ubundi ari za wazalendo ziri guturuka muri parike ya Kauzi Biega, ziri kuza kugaba ibitero, ariko zifitanye amakonsigne n'abacuruzi b'amabuye y'agaciro bahariye. Uri kumva ko abacuruzi amabuye y'agaciro bagiye bafitanye ubuntu bw'ubukonfli, bazirunaka afite amafaranga runaka we nawe yo, noneho bakaza bakabipanga, bakaza kwibana kandi bagahisha n'ababajura. Malgré intare za Sanambwe ziri kubikora neza. Minembwe urusaku rw'imbunda n'ubundi rwongeye kumvikana mu nkengero za Minembwe, ariko ku makuru aturuka ari Minembwe avuga yuko intare za Sanambwe ndetse na Twirwaneho bakomeze kwakubita inshuro, ariko hakaba hari abarundi bo muri FDNB kanongera mbagarukeho bagera mu 9 babashije gufatwa amatekwa, harimo abakomeretse n'abameze nkaho bari bishwe n'inzara cyangwa bari baraye mu nzoga baje kwataka n'ubundi basinze, noneho bafatwa matekwa 9 b'abarundi. Nukuvuga ngo hari n'aba wazalendo n'ubundi 6 babashije gufatwa amatekwa hariya muri za Minembwe, aho bari ariko ubona ko nta mbaraga zo bari bafite, kuko ikindi kigaragara
nuko bari bameze nk'abasinze, abandi nabo bari barashwe bakomeretse, abandi bameze nk'abatagira ubwenge. Rubero intare za Sarambwe, ku makuru ava kuri uriya umuvugizi cyangwa ushinzwe itangazamakuru muri teritwari ya Rubero, ariko mu ruhande rurimo FRDC, atangaza ko intare za Sarambwe cyangwa Alliance Fleuve Congo 23 ikomeje kongera ingabo n'ibikoresho muri kiriya gice cya Rubero. Ubona ko Rubero harimo avancement n'ubundi idasanzwe muri kiriya gice. Pinga ubu ngubu Pinga twavuga ko nayo iri mu mazi abira, kuko isa naho intare za Sarambwe zigiye kwikandagiramo. Zayikandagiyemo zirongera zivamo, kandi umwaka urarenga, umwaka urashize n'amezi ahari, zikandagiyemo zirongera zivamo. Ubu ngubu amakuru aravuga ko ziri ku nkengero, ubona ko na FRDC nayo iri muri kiriya gice, ndetse na Wazalendo barabo kwa Gidoshi Murayi nabo ubona ko bafite ubwoba budasanzwe, kubera zira ntare za Sarambwe n'ubundi zegereye muri kariya gace ka Pinga. Reka tuze rero tumanze twavuga kuri uno mugabo Aroni, wenda turaza kugaruka no ku bindi muri kino kiganiro. Colonel Aroni yahoze muri FNL Paripehutu, yayoborwaga na Gatorwasi. Abandi ba FNL Paripehutu bose banze kujya mu ishyaka rya Pierre Nkurunziza, ari ryo CNDD FDD. We afata abasoda abajyana muri kantonema, abavana abajyana muri FDD SNDD FDD. Niwe wari ushinzwe, donc akimara kugera muri FDD SNDD ya Pierre Nkurunziza, niwe bahise bashinga ibikorwa by'ubwicanyi byo kwica abantu. Mwumva uriya Colonel Aroni bamuhaye igisata gishinzwe kwica kuva muri 2015 kugeza amagingo anga, ukuvuga ngo niwe ushinzwe ubwicanyi hariya, niwe ushinzwe, babahereje baramupromotinze, baramwati wowe promotion twaguhereza, tuguhaye inshingano zo kujya udufasha kwica. Kuva muri ubu amaze imyaka, urumva ni imyaka 10 ari muri bya bindi byo by'ubwicanyi. Ndetse n'ikindi gitangaje nuko yishe umugore we, umugore yakoraga kuri hopitale, wakoraga ku bitaro bikuru bya komine ya Mpanda. Umugore we yaje kumutwara n'imodoka, ikimara kuza kumutwara n'imodoka, umugabo yamuteye grenade rwose, hamwe no mushoferi wari umutwaye amwitera grenade, umugore we aramwica. Icyamuhoye ni ikihe rero? Ni umugore wari bafitanye abana. Umugore yamubwiraga ati mugabo wanjye, koko ibi bintu by'uri gukora byo kwica abantu, ukazana imirambo, bo babyita ngo ni ibiziga, ukazana imirambo mu modoka, abana banjye babibonye, bari abana ntabwo turi kubaha uburere bwiza. Ibyo bintu ndujye ubikorera, iyo ubikorera, ariko ntukazabizana abana, kuko ngo bitera n'umwaka mu rugo, kuzana imirambo mu rugo. Kuko agombaga kuzana iyo mirambo mu modoka nijoro, bakajya kuyita mu nzuzi no mu malake ya hariya mu Burundi. Gombaga kubifata, wenda bamwiciye mu mujyi nka Bujumbura cyangwa ahandi hantu, cyangwa bamwiciye no mu modoka, umurambo we bakawugumisha mu modoka, byagira nijoro bakawujyana nko mu ishyamba, wenda ibisimba bikazawurya. Nibyo yakoraga. Umugabo ati ibi bintu by'uri gukora mugabo wanjye ntabwo ari byiza, nawe aramuhitana. Ugomba ko Colonel Aroni ni inkora amaraso. Yishe umugore we amushinja, kuko umugore we yamubuzaga kwica abantu nijoro, akajya kubata. Uriya mujene mu koloneli ni umwe mu bakoloneli. Colonel Aroni ni umwe muri aba koloneli boherejwe muri Kongo, aza muri za ngabo zaje ari za EAC, ariko aza gusigara n'ubundi muri ba basirikari basigaye, aza gusigarana Manzari komanda batayo yabaye hari azamushaki, baramuzi, Kirorirwe baramuzi, Burungu baramuzi, Kicanga baramuzi, Mweso baramuzi, Ngungu baramuzi, Bweremana baramuzi, Minovu baramuzi, Saki baramuzi, kuko ari ahantu yarahabaye. Ni umwe mu bafatanyije na FDL, bafatanya n'akagabo kamwe kitwa Nzabinda kari aza Kagusa, gaherutse no kwiyahura. Batwika amazu y'abatutsi hariya ku Nturo, batwika amazu y'abatutsi hariya za Rushinga bita za Muyange, za Braza,
baramanuka bajya gutwika amazu y'abatutsi yari za Burungu. Umwe Colonel Aroni yari ahari afatanyije na FDLR, afatanyije na Nyatura, harimo abitwa ngo ni banyeganyega, harimo bariya bakagiri, abitwa bahakiza, nabo ngabo batwitse hariya, ndetse n'umwe muri babandi bapiyaga inka z'abatutsi bakaziba bakazibaga, ndetse n'umwe wari umaze kudeprowinga abasirikari benshi bapfiriye mu Rubaya kugira ngo bajye kumushakirayo amabuye y'agaciro. Uriya mukoloneli ni umwe mu wundi bari gushaka, urukumva niba yarabanye na za Wazalendo abona amabariyeri ahari, naho ubu ngubu turaza turebera hamwe n'ahantu yamaze gushyira amabariyeri. Colonel Aroni ubu ngubu afite imodoka ni sans plaque, imodoka agendamo hariya ni imodoka itagira plaque. Aroni nyuma akiva muri Kongo ayagiye gufungirwa Bujumbura, amaze kujya gufungirwa Bujumbura yavuye bari kumugira jede, ubu aba mu ishyamba rya Rukoko, ni doke mu kibira cya Rukoko. Doke Rukoko rero nimwe mu ishyamba rihanye umupaka na Kongo. Donc uvuye hariya za Sange ukamanuka uri kwerekera bita za Ntunda za Kimuka, ukaza uri kujya hariya bita za Gakwema. Kuva Gakwema kugera kuri aeroport ya Bujumbura, Aroni ni ushinzwe iperereza ryaho. Donc uvuye hariya za Gahwema Kagwema ukazagenda kugera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ni ushinzwe iperereza rya hariya, ushinzwe iperereza ryaho. Kuko n'ubundi uriya Colonel Aroni uriya wishe bariyeri ahantu afitemo, buri muntu ufunzwe wese agenda akabumba amatafari 1000, wayarangiza ku munsi umwe uragenda uzabone gusubira gufungwa ujye muri jijema kwa opeje. Wayabakora mu minsi 2 ifuka bomba amatafari 1000, ikamye amabeni akazaza kuzibiyapakiza amakamyo amatafari abumbwa n'abaturage yafashe, akabajyana mu ishyamba, none akajya agahamagaza ibikamyo bikazaza kuyatwara bikabiyajyana mu munani muri Bujumbura kumugurishiriza ku mafaranga yo. Urumva ko nahatandukanye na FDL na nahatandukaniye na Wazalendo. Urumva ko uriya mugabo ni umugome, uriya mugabo ni umugome, na mugabo ni umugome cyane. None n'ikindi hariya kuri route ya 7 ku muhanda wa 7 ujya Rukoko, ni ukuvuga ngo hari abantu bajya donc bafata amakinga cyangwa amagare bakagenda bakajya hariya muri parike kujya gucayo ibyatsi n'abandi gupakiza amakara, ariko ari ibyatsi byo bino by'inka byo korora by'inka. Yamara kubafata icyo gihe no gutanga, yashizemo barriere, buri muntu atanga 5000 francs Burundi, amarundi 5000, kugira ngo uzajya gupakiza ibyatsi doke kwahira ibyatsi by'inka hariya muri parike, ugomba kwishura 5000 by'amarundi. Ayo ajya mu mufuka wande wa Colonel Aroni. Colonel Aroni urukumva ko arica abantu, arafata abandi, ariko ukabona ko n'abahopeji hariya nabo ntacyo bavuga, kuko urumva niba baramugize ngo ni jede nta wapfa kumuvugaho. Ni ushinzwe iperereza, ni ushinzwe ibiki. Ubona yuko Colonel Aroni hariya yabaye nk'akamana, ariko ukabona ko icyo akora cya mbere kibasira abantu ari ubwicanyi buremereye bwo kwica abaturage. Ari yakana ndi kuvuga yishe kuriya mugore, wenda umugore sinakwirirwa muvuga amazina, utuye muri village ya 6 mu gisagara cya Gihanga. Urukumva ko uriya Colonel Aroni ameze nabi. Bakunze ibintare official, abarundi turabakunda cyane, ariko guverinema yanyu, guverinema ya Aroni, guverinema mutatoye, nabonye ko ariko wenda amahirwe nuko wenda babahereje ministeri ngo babahereje umudamu. Nabonye ko na Gisegeti niyo amaze guhindura indi guverinoma wagira ngo babyumvikanyeho. Nabonye ko ntuza bamushyize mazere bashinze ministeri y'ingabo n'ubundi Jean Pierre Bemba, sinzi nabonye ko nawe hariho baje kumuhindura. Nabonye ko ari za ministeri n'ubundi zagiye zihinduka n'ubundi, ubona ko navuga ko ari ibintu bidasanzwe n'ubundi. Reka mbashimire, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza. Abatari bakora subscribe ni mukore subscribe, mukore subscribe, mukore share, musharing,
mukore like, mudushigikire, mushireho comment nyinshi. Turabakunda njye na Machachari kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza. Intare official, intare za Sarambwe, Alliance Fleuve Congo, mama 23 babe abatutsi, ndetse akanikisha abasirikare yagiye gusambana hariya Mushaki, akanafungirwa Bujumbura, n'ubundi ari byo ari kuzizwa, ariko nyuma baza kumuhabarira kuko uri kumva niba ari umwe mu bavuye muri ashaka ryo kwa Agatorwasa Parpe Hutu, FNL Parpe Hutu ya Gatorwasa, akaza muri CNDD FDD, bamufata neza. Ariko kumufata neza rero nuko banze kumuvuga ati nawe tukice, kubera ko yicisha abasirikare yagiye gusambana, ariko bamuhereza igihano cyo kumuzana mu ishyamba. Ubu ngubu rero muri iryo shyamba ari gukoramo ibintu bidasanzwe. Ejo bundi yishe akana. Aha, ari muri ka militaire ya Mudubugu, niho ari Aroni. Aba muri ka militaire ya Mudubugu. Ari Aroni muri bino byumweru bibiri bishize yanyuze mu ishyamba rya Rukoko. Hari ahantu hari lake yitwa lake Kamira Basore, donc ni lake Kamira Basore cyangwa ni ikiyaga cya Kamira Basore niko bakise, kwasa ibindi byitwa za lake Kivu, za lake Edouard, za lake Albert, za lake Cyohoha, za lake Mokoto, nayo ako kalaki bakita lake Kimira Basore. Yahise abahereza itegeko, arababwira ati nk'abantu mwe kumura ahangaha, wonzongera gusanga ari gukorera uburobyi ahangaha, nzamwabiza, nzamwereka, nzamwica. Ati simwe mutumye nkomeza kuba muri iri shyamba. Ati iyo mudatora CNDD FDD ubu mba naraje muri iri shyamba. Ati mugatora FNL Parpe Hutu, niba narabonye promotion nanjye nkajya kwicara muri Bujumbura cyangwa bakanjyana mu mujyi nanjye nkajya kubamo mu buzima bwiza nk'abandi, ariko mwaragiye mupfa gutora. Abaturage rero bakiramata bakavuga bati twebwe ntabwo twigeze dutora, kuko ubundi nta matora abaye mu Burundi. Marayaza ari amatora, ntabwo twavuga ngo abarundi baratoye, abarundi baratorewe. Abarundi bo barabyivugira bakavuga bati twebwe twajyaga muri biro y'itora, twamara kwinjiramo icyo twagiragamo bagakora, baragutoreraga ubundi ugasohoka ntabwo amenyaga uko byagenze. Bati ubundi ntitwatoye. Bakongera n'ikindi kintu bakavuga bati uno mugabo ko ari kudushinja, nitwe twamuzanye muri rino shyamba koko? Ntabwo ari twe twamuzanye, ntabwo ari twe twamuzanye. Kuki babidushyiramo? Kuki babidushyiramo bakumva yuko natwe tubifitemo uruhare? Nuko ngo ari kwica abaturage abahora kubanze gutora rya shaka rya FNL Parpe Hutu. Abarundi baramwinubira cyane kandi urabona yuko bibagoye. Araza hariya iyo ugiye kwinjira mu ishyamba rya Kibira, hariya ni muri komine ni muri komine Yihira, komine iri hariya. Noneho muri ya komine uvuye mu giturage uri kwinjira mu ishyamba, kugira ngo abaturage batazabasha kujya binjira mu ishyamba, bashyizemo ahantu bahinga imyumbati mihogo. Ngo yasanze umuturage ari mu murima we, umugabo n'umugore, arababwira ati muryamane musambane. Ubundi agafata telefone akabakamera, yamara kubakamera akikomereza urugendo rwe. Ukumva ko ari cyo abarundi bakunda gukoresha ngo ni kwabirana, rapport sexuel. Abashyiraho itegeko akababwira ati donc nuko ngo utaragera mu ishyamba hahinze imyumbati, iyo afashe umugabo n'umugore abategeka gusambana akabakamera. Ari byo abarundi cyane kwabirana, ni kwabirana niko abarundi babivuga, rapport sexuel. Aroni yishe umwana, donc umwana ari kumwe na nyina, amwicisha igiti cyitwa igikokokoko, ni igikokokoko k'abarundi babivuga. Aramwica amuhoye ati ntimuzagaruke muri iri shyamba. Ati n'ikindi, iri shyamba ni iryanjye, ndi umwami w'ishyamba. Uwo ni Aroni ubivuga. Ati wa mubyeyi we ugenda ubwira abandi, sinkwishe wowe ariko umwana wawe ni umwana wakunda abana bakurikira ababyeyi.
yari yamukurikiye aramubwira ati kugira ngo utange ugende ubwire n'abandi yuko rino shyamba mujye munatinya kurigeramo kandi mujye muntinya. Ati n'umwana wawe nguyu ndamwishe. Umwana aramwica, ari umwana uri munsi y'imyaka 10. Urukumva ko Colonel Aroni ari umuntu mubi cyane. Uriya mumama wiciye umwana atuye muri village ya 6 mu gisagara cya Gihanga, sibyo? Aroni afata abantu baje guca amakara akabafunga, akabajyana hariya muri camp militaire Mudubugu, ubundi none akabajyana muri ya shyamba rya Rukoko. Yamara kwajyana muri ya shyamba rya Rukoko akajya kubategeka ati mugomba kugira ute, mugomba kubumba, donc kubabumba